basinziriye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Christian, oui. Afungiye se tudushumi twikanzu. Sisi tugasohokana ko ndimo kwihuta. Ahubwo se wamfashe kamatike. Okay. Komanga cyane kamukingurira. Ça merci aussi. Eh, tu viens où? Vite. Ya vite. Sanze ngiye Christian, bye. Oh, bye. Christian, rero nagushakaga ntacyo nagushakiraga mbare kubanje mu rugo gutya nawe guhamagaye ubushize nka kabiri kose bura ntago witabye nkiza ko wenda nimero zanjye waba utakizifite niko gufata icyemezo cyo kuza kureba hano mu rugo mbabarire rwose sintinda niyo yaba iminota 5. Okay, nta kibazo bose karibu. Mva mwana wa dore natetse ibiryo byinshi nibimara guhora bimwe ubishyire muri firigo ibindi ubirye kandi jya umenya kwifata neza. Ngiye kwa muganga. Ninde warwaye se? Mukaneza agiye kubyara. Ndumva ari byiza none. Ngaho rero bwino nakingi. Sawa. ubundi rero nuko twigana ibintu tutazi ubundi wabikora mu ibintu ari uko wamaze kumubaza ko yemera kuzakora umufasha yamara kubyemera ukayimwambika none njyewe bazaba barangije no kumpereza irembo hanyuma nkwambika impeta ngo bimarire oya sheri ntabwo bishoboka proposal yanjye igomba gutegurwa tugatumira inshuti tugatumira imiryango tukayikorera ahantu heza tugakora n'ibintu byiza umva tugakora agashya muri make naho irembo ryo rikomeze kuko n'ubundi baba barabiteguye muri kera proposal nayo isa
ubundi mbere uvuze inshuti zawe ndibuka wapfuye iki na Ingrid uriya mukobwa kumubura mu buzima bwawe ni icyuho gikomeye uriya mukobwa azi ubwenge kandi ikindi nabonye ashyira mu gaciro oya ibyanjye na Ingrid sheri byararangiye nta nuko nshaka ko tuzabisubiramo bibaho abantu kubana bagageza igihe bakarekera b'inshuti bagatandukana ni ibintu bisanzwe mu buzima bibaho hazabaho kwe nanjye nta kibazo kandi please nizere ko iyi ngingo yanjye na Ingrid tutazayisubiraho byararangiye Higiro. Olege. Birashimishije cyane kabisa. Ya mashagaga yawe cyagikabyo cyose iwa. Byose byaragabanutse. Ndumva ko ngusereje byo. We are just not turiganira. Anyway. Nta kintu kirimo kunshimisha nko kongera kubona ko byibuze iwawe mu rugo hagarutse urukundo, hagarutse amahoro, hagarutse ibyishimo. For sure. Ni ibintu bishimisha cyane kandi courage. Ya, merci beaucoup Bobo. Gusa sinzi use nkubwire gute se. Nkumvuye kwa muganga, sibyo? Nategereje ko madame abyara ngeraho ndambirwa ndaza. Niyo mpamvu narinje ngo tube twitemberera. Wenda niba ngombwa ubwo barampamagara naba yabyaye. Ko njye narambiwe kabisa. Wizi kuri. Uri mu bantu basetsa. Ariko uri no mu barezi tuziranye. Ubundi bambwira byewe bari abana banjye bombi. Nta numwe wavutse ntahibereye. Muri salle d'opération mpibereye. Madame wanjye agomba kubyara bireba. Abesha ni kubingewe. Sorry gato. Wake? C'est ribu. C'est ribu ranshaka iki none. Ko? None se ko kibapamagaye nona. Ribu tena. Ari ngatanga se. Gaho nawe mbwira Bobo se. Cyakora umva nkubwiza ukuri. Kuko ni hahandi no kumfunga bashobora kumfunga birashoboka. Rero mbabarira umerekeze kwa muganga tugende turebe niba Mukaneza yabyaye. Wenda namubwire uko bimeze byari ibu nyine musezereho. Urabyumva ute? Sinyamenyeza ari ntabwo nanzi ko zangaruka kabisa. Nanzi ko byarangiye kabisa. Ege, mfata amafaranga aragufasha kwa muganga. Reka mugeze kuri gate. Hanyuma ubwo ibindi bintu tuba tuvugana ariko birasaba kubitekerezo nagubuka anga umuntu ahubutse yabihomberamo Sinjye ntago mbyumva bose tose munazi ko yarangiye urumva cyagihe nyine ufasha abandi bose nta n'umwe nitayeho byanyeretse ko ufite umutima mwiza numva ko wenda nkubwiye ibibazo mfite hari icyo wamfasha birasa ku ntego umbwire kuko ndabibona ufite ibibazo byinshi kuko n'ubushize urara hano narabibonye gerageza umbwire rero ndebe icyo nagufasha muri byo nyine nifuza ko wanshakira akazi kuko rwose ubuzima burankomereye pe na mama yanze kugira ikintu na kimwe amfasha aho yamenyeye ko natwise ese kutagitwite kuki ari kwanga kugufasha yaranze pe kandi nta n'ikindi nabikoraho gusa akazi ako ariko kose wanshakira uko kaba kameze kose nagakora ari bize biki muri secondaire nize ubuganga
ibijyanye n'ubuforomo nyine. Really? Okay. Ndabitekerezaho hari umudokiteri tuziranye w'inshuti yanjye. Ndagusubiza ejo cyangwa ejo bundi. Urihangana hari gahunda nari mfite ngiye kujyamo. Urihangana reka mbanze nitegure. Nta kibazo rwose. Kandi urakoze cyane. Ubwo uzambwira ndategereje. Ndakubwira. Mwana umva nkubwire. Mwana urabizi neza yego ntabwo nigeze ngira umugore, nta rugo nigeze pe. Ariko umugore ni ikintu kinini kandi cy'agaciro. None ko nta wigeze. Cyubaha bro, cyubahe bro. Niyo mpamvu ngubwira ati man. Bakora imuranga mutima, sibyo? Ariko uzi Imana igwaye umugore mwiza bro. Urumva? Akaguhora ubyaro. Man, umugisha ntumenya na yindi yo biturutse bro. Ngenda kubwiza ukuri. Kandi ibi bintu byawe man, bakuranye ngo mutima wawe takejojo. Sibyo? Kuko Imana yiguhaye umugore mwiza ikaguhereza umuntu mwumvikana nta kiza nkacyo. Noneho agakwera umugore nawe ukamuhera umugabo bro. Bro nawe umenye ntabwo uzi wowe. Urumva bakuranye ngo mutima wawe takejojo. Ubundi Tatiana wapi? Tatiana wapi? Ndabizi neza man, nta nugeze ukunda Tatiana kuva na mbere. Hake muri iyi minsi wenda ibintu bigize simbizi. Ariko Tatiana wapi? Ataka Jojo yakuye umugore mwiza bro. Amani weje wicecekira by'abakobwa nabyo uzimana. Avuye kuri aya mahanga mutima. Cyako icyo umva nkubwire bro. Nyine you right kabisa nyine ibintu uri kuvuga biri correct. Nyine Jojo n'umwana mwiza, Jojo n'umukobwa uri serious, Jojo man sinzi uko nanjye namukubwira bijya binde. None man ibaze urumva umukobwa uba coach ubundi mu gutanga ke. None ibaze ke ari bazirunze bro yeba. Sinyibi bankubwira se bro. Ni neza. Va kuranga mutima ibintu byose. Cyangwa cyumva nkubwira. Ibintu byose ni gahoro bro. Reka nzagerageza ariko ndebe sinzi. Uvuze neza nukuri kandi ko haje. Nari ayo mbona rimwe uzana nko mu mwobo kigendera bamureze. Wapi bro turi friend man. Ntago nagutakura umwobo kandi namugira inama man nziza bro. Yeah, nebye bro. Bobo, urambwiza ukuri. Igihe cyose higira adahari. Iki byihishimo nyuma cyose kiragaragara. Nyine mama mu kuvuga ukuri ni kumwe higira ari kuri ribu. Ejo nanze kuvuga ukuri kose mbona Mukaneza ari kugise nabonaga pe atari igihe kiza cyo kuvuga amakuru nkariye. Nayo mpamvu nahaye nabwiye nyine n'abakozi ntihagire umuntu uvuga ko situation imeze kuko nabonaga pe atari igihe kiza cyo kuvuga amakuru nkariye. Nizere ko Mukaneza atabizi. Abibwiwe nandese. Umusonga yararanye. Akaba yabyaye akaba agejeje iki gihe umugabo atari yamugeraho. Ese ubundi yatumijwe nandera. Ukuntu gahunda imeze iriya modoka higira agendamo yanditse nyine ku mazina ya Ruremesha. Ubwo urumva Ruremesha nyine ribu yavuze ngo niba Ruremesha ashakishwa hakaba hari umuntu ugenda mu modoka yanditse ku mazina ye, ni gute abo bantu baba batavugana, ni gute abantu baba badakorana. Uriye nyine urumva impamvu nyamukuru no kubera iriya modoka nyine agendamo. Ubu se ndabigirane. Ubu turaje tuvuga kuri uyu musozi inkuru yose ni kwa Higiro, inkuru yose ni kwa Higiro. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye. Jani ndagukunda, Jani ndagukunda.